Good evening or good afternoon, everyone. It's also an honor to have a commercial director, someone very supportive, and everyone also to be here. We appreciate you. Branch managers, we call them our bosses because that's where we get our payroll. We appreciate your presence. Payment team. I also want to appreciate the organizers. Thank you so much. Beyond all, we want also to recognize one of my favorite comedians in the country, Bamenya. I know some people have not seen his face, but it's one of the guys that has most followers. It's not the #1 followers on YouTube, is it? Yeah, so he's a big shot. You guys don't know what is social media influencers these days. They get platinum disc and they paid for that. I didn't know until I noticed recently why people keep posting naked pictures and all that. But today we're here to announce a new product that has been there for a while that most people don't know. I don't want to unveil it. I'll leave it the privilege to my elder. But we want to express again our excitement. We are very, very excited. It takes a lot to organize an event in COVID period with the measures that are there. And the travel industry has been affected, but we believe life will continue. People still travel, and this is one of the use cases when we introduce a new card with a new currency. For this moment, we want to have someone special for today. Bamenya. Yeah, at least we need to laugh. You know, I'm talking as a banker, so make something like we need to enjoy this moment. The floor is yours. You're welcome. Okay, thank you so much, ladies and gentlemen, for choosing me to be brand ambassador of Equity. And thank you. I would like to use my language for my influencing. Urakoze cyane. Ururimi rwanjye nkoresha kugira ngo abantu banyumve n'ururimi nzakoresha muri campaign karita ikora hose nibwo ngiye gukoresha na kano kanya. Kuko abakiriya tuzahura nabo ngabo uza busanzwe. Nta byinshi mfite ariko ku mafaranga make mwabanje kumaho nabanje kujya kuyatravelingamo maze iminsi muri Dubai ngiye kwaka ikarita ko ikora hose. Aho nari ndi kumwe n'abantu benshi nagira ngo mbwire abantu ko bagomba kuba bafite amafaranga ariko mu gihe ufite amafaranga arenze miliyoni 10 ukaba utarurira indege ni indwara urwaye ugomba kujya kwivuza. Niteguye gukorana na Equity Bank mu kuba nabwira abanyarwanda ibyiza by'amakarite arenze 5 nzaba ndimo ndamamaza kugira ngo ashobore kuba abanyarwanda bayakoresha ndetse nshishikariza n'abandi bafite amakarite kuba bayakoresha noneho byimbitse kuba bava ku mirongo. Hari igihe ujya muri banki wasanga umuntu afite ikarita ariko ari ku murongo ntabwo aribuka neza yuko ATM ihari. Ikindi natangiye kwamamaza nanjye nkeneye hari ikarita bita ngo Infinity Card. Barambwiye ngo ibiro miliyoni 2.5 z'idolari nibuka yuko nshobora gusimbuka indege nyirimo kugira ngo ndebe kubanyishyura. I want to thank everyone for coming here. All protocol observed. Salma Ingabire, the country director Visa, Christian, a colleague and payment expert who heads our payment and digital channels. My other colleagues who are here, some of them are heads of branches, others are heads of products. It gives me a lot of pleasure to have this moment with you. And last but most importantly, I want to thank the media who make it possible. You are an integral part of all that we do, especially when it comes to events such as this one. Today is a very historical day for so many reasons. We are launching a campaign that will see so many of us, including most of you in the room. In fact, being the first beneficiaries of this information, I believe you should know better how to play this game, and hopefully you'll be the winners of some of the gifts and goodies that we'll be giving out. Nasobanurira abanyarwanda bumva ikinyarwanda byinshi mwabivuze mu cyongereza
ariko se abanyarwanda bumva ikinyarwanda mubaye mubasobanura iby'ayo makarita mwabwira ko ari amakarita akora te, ni amakarita afite uwuhe mwihariko ugereranyije n'ayo bafite bakoresha mu zindi banki? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, umunyarwanda mwamuratira iki Equity irusha izindi banki? Kuko ntabwo ariyo yonyine iri ku isoko ry'imari mu Rwanda. Ni uwuhe mwihariko ku buryo aramutse abyumvise ejo mu gitondo yaza gufunguza konti iwanyu aho kugira ngo ayifunguze muri KCB cyangwa muri BK cyangwa ahandi? Icya gatatu ari nacyo cya nyuma ku ruhande rwanyu, ni icyerekeye ingaruka za COVID-19. Wenda managing director mwaza kumusobanura akagira icyo abunganira, ni izihe ngaruka yagize kuri serivisi mutanga muri iki gihe imaze igeze mu Rwanda? Ku kijyanye na security y'izi karita, ni iki mwakwizeza abakiriya ba Equity? Zifite umutekano ku rugero rungana rute ku buryo bazayikoresha bumva batekanye badafite impungenge z'uko hari babandi bitwa ngo abahakazi bashobora kubatwarira amafaranga? Murakoze. Murakoze. Ngo yabajije ibibazo bitatu. Icya mbere yifuje ko mvuga muri rusange ibijyanye n'aya makarita tuvuga, akamaro kayo n'icyo bizamarira abanyarwanda. Ngira ngo nk'uko tubizi duhora tubishishikarizwa ko byaba byiza ko twakwitabira ikoranabuhanga mu byo dukora byose. Serivisi z'imari ni ahantu dukunze guhurira turi benshi. Waba ufite za miliyoni 10 bamenya yavugaga cyangwa ufite ibihumbi 10, ni byiza ko wakwitabira ikoranabuhanga. Equity Bank rero mu bintu by'ikoranabuhanga ni ibintu tumaze gukatazamo kandi tuzwiho ko tubitanga mu buryo budasanzwe. Aya makarita ingeri zose bagiye babwira, tufite umwihariko wacu. Sinzi iby'abandi, singiye kuvuga iby'abandi, ndibanda ku byacu kuko nibyo nzi kandi nibyo bikora. Aya makarita iyo yakoresheje, ikiza cya mbere ni uko iyo ukoresheje iyi karita, ikiguzi icyo wishyurira ni kiriya ubona. Niba ugiye kugura umugati w'1,700 ni 1,700 wishyura. Ariko ushatse kugenda ngo ubanze ubikuze, ufate moto, uzane cash, hari ikiguzi cy'umwanya tutajya twibuka. Icyo ngicyo rero nicyo twebwe dushishikariza abanyarwanda muri rusange, ko umwanya ni amafaranga, igihe ni amafaranga. Aho kugira ngo utakaze umwanya ujya gushaka aho ubikuza, nubwo hatari kure, cyane cyane iyo ukoresheje aba agent bacu, ariko ibyiza ni uko wakoresha ikarita. Icya kabiri ni umutekano. Ubwo navuze kuri za avantage babajije. Icya mbere ni uko wishyura ibyo ubonye, nta kindi kiguzi mu mafaranga cyongereho. Icya kabiri ni umutekano. Nk'uko nabivuze mbere, hari tekinoloji twashyize muri iyi karita ituma ubasha kwishyura utagombye gushyira ikarita ngo bayiseseke muri ka kamashini. Ugafata ikarita yawe ugakozaho, ni ugukoza kuri ya POS, bagahita babasha kukwishyuza, ugashyiramo pin yawe. Urakoze. Ku kibazo cyiza ubajije cy'umutekano, ahantu hose hari amafaranga, buri muntu ikibazo cya mbere yibaza niba umutekano we wizewe ndetse n'uw'amafaranga. Kuri icyo kibazo ngira ngo mbanze nkubwire visa icyo dukora, abo turi bo, kugira ngo mbashe kugisubiza neza. Visa ni company ya technology, payment technology, by'umwihariko y'Abanyamerika. Visa yatangiye mu mwaka w'1958. Imaze imyaka irenga 60 muri tekinoloji yo kwishyura no kwishyurwa. Navuga ko Visa ari umuyoboro ugenga ndetse unafasha guhererekanya amafaranga ku bishyura n'abishyurwa, cyangwa se n'abashaka kohereza amafaranga n'abayakira. Visa rero ikorera mu bihugu birenga 200 ku isi.
tukaba dufite ku muyoboro hafi cyangwa miliyari zirenga 5 z'amakarita, tukaba dukorana n'amabanki arenga 15,000 ku isi hose ku muyoboro wa Visa. Murumva rero kugira ngo ubashe kuba wagira amabanki angana gutyo, ubashe kuba wagira hafi 1/2 cy'isi yose ku bafite amakarita bakoresha umuyoboro wawe, birasaba ikoranabuhanga rihambaye riri hejuru. Kugira ngo hari ubyumve neza, platform ya Visa yitwa VisaNet, ibasha kwakira transaction cyangwa ubusabe bwo kwishyura cyangwa bwo kohereza amafaranga 65,000 mu isegonda. Ibyo byose binyura muri algorithms zitandukanye. Dufite data centers ahantu henshi ku isi, Singapore, San Francisco, Johannesburg, London. Aho hose hari ikoranabuhanga ribasha gutuma iyo ukoze transaction yawe ugiye kwishyura ntabwo ubuzi mu by'ukuri biri inyuma, ariko ni transaction inyura aho hose ariko ikabasha kuba yakorwa munsi y'isegonda rimwe. Nta gutindiye rero ku kibazo cy'umutekano, nkawe ufite ikarita uravuga uti se ibyo ngibyo bya VisaNet cyangwa se kubikorera ku isi hose bihuriye hehe n'amafaranga yanjye nashyize muri Equity n'iyi plastic bampaye? Birahuye cyane. Kuri plastic yawe cyangwa kuri card yawe nurebaho neza, buri card ufite hariho akantu kameze nk'akabengerana, ako nako bita chip, niko gakubiyemo amakuru yawe nk'umuntu ufite card. Witwa nde, uko ubitsa mu ihe banke, account yawe ufiteho amafaranga ngahe, mbese amakuru banke, kuko dukorana na banke ibasha kuduha kugira ngo iyo payment ibashe kunyuramo. Ikindi, iyo baguhaye card baguha umubare w'ibanga w'agateganyo, bakaguha kuba washobora guhindura umubare w'ibanga ushatse imibare 4. Ntabwo ari umubare witwa umubare w'ibanga ku busa, nuko byakagombye kuba ibanga ryawe. Tugendeye ku mutekano rero, Visa icyo ushinzwe ndetse na banki yawe, hari icyo bita chip and pin technology, nk'ibyo maze gusobanura, ikurinda yuko iyo card yawe hari amafaranga yakurwaho wowe utabitangiye uburenganzira. Ari byo bigusaba yuko iyo ugiye kwishyura ushyiramo umubare wawe w'ibanga. Ni ukuvuga ngo ushyiramo card yawe, imashini ushyizemo isoma ya chip nababwiye kariya kariho information zawe, bikabasha kugaragaza uri kanaka, ubankinga na Equity, urashaka kugura ikintu cy'amafaranga runaka. Noneho iyo information Visa ikishinzwe nk'uko nababwiye ko ari umuyoboro uhererekanya amakuru ku kwishyurwa, ukajyana amakuru kuri banki yawe, baza se uyu muntu koko muramuzi. Banki kugira ngo ikumenye ko ari wowe, tuvuge ko uri muri quartier commercial uri kwishyura, icyo gihe ushyiramo umubare w'ibanga. Aho rero banki iramenya ko wowe urahari nyirizina, urashaka kwishyura amafaranga angana gutya, transaction ikanyuramo. Twihuse, ushobora kwibaza uti se ko iyo chip wa mugani isomwa n'imashini, ngiye kwishyura ngashyiramo pin yanjye, iyo ngiye kwishyura online bigenda bite? Nabyo nirindi koranabuhanga. So nkuko nababwiye Visa dufite ikoranabuhanga navuga rusange, ariko hagiye hariho ikoranabuhanga ryihariye bitewe n'umuyoboro uri kwishyuriraho, yaba ari online cyangwa se face to face ugiye kwishyura kuri POS, ndetse habaho ibyo twita business to business, aho ubucuruzi bwishyurana. Twihute cyane rero tujye kuri e-commerce. Ugiye kwishyura, tuvuge kuri Amazon, ufite card yawe, ese biragenda gute? Ni gute nta wundi muntu wakwishyura n'iyo carte, cyangwa se ni gute batakwiba amafaranga? Technology irahari. Carte yawe icyo ukeneye noneho, nk'uko twabibonye kuri POS, ukeneye chip, ukeneye icyo bita CVV value. Ubwo iyo bita n'umubare nanone navuga wihariye, uri unique kuri card yawe ufite. Iyo uhinduye carte yawe inyuma,
hari imibare itatu iriho, iyo ngiyo niyo bagusaba gushyiramo hamwe n'umubare wa carte yawe wanditse imbere kugira ngo babashe kukwa-identifyinga. Ibyo byose rero akaba ari technology visa enablinga, ariko icyo nshaka kugukangurira cyane cyane buri muntu wese uri hano, twese dukoresha amakadi, icyo ugomba kumenya ni uko nubwo dufite tekinoloji ihambaye, ikoranabuhanga rihambaye, cyangwa se na Equity hari ibyo ishyiramo kugira ngo ikurinde, ikaba rimwe na rimwe banaguhamagara cyangwa bakakohereza SMS babonye ko hariho ibintu kuri account yawe utari usanzwe ukora nka transactions. Mbere na mbere ni wowe burinzi bwa mbere bw'amafaranga yawe, bwa kadi yawe, mbere yuko n'iryo koranabuhanga rihambaye rizamo.